wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata akagenda akabura. ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya, akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye, ariko bababwiye gushyiramo amata akabura, n'amata yabuze ntibakubwiye. So niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata, bitubamo murabizi ahantu hose. ubwo si byo ni rubyiruko nyabakira umeze rutyo, we n'imigendere ukuntu bagenda yikurura. hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe, nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho, byarantangaje. nagiye ahantu twajyaga dukina tennis, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe. turangije twicaye turuhutse, tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka, arabura. turahamagara, mushobora kuza kugira icyo muduha, ariko haza umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki, aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya, arampobera arabanza arampobera, ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo. ndabwira ko se turashaka ibyo dushaka, waba ari ibyo duha ibi, erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho. kuduhobera tugeze aho twarambiwe, turahaguruka turigenda. ubwo urumva umuntu nk'uwo yangirije abakorera, natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira, natwe ntacyo yaduhaye, twese tuviriyemo ari aho yindi. ubu koko mwumva, ariko se mwe noneho society, igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze gite? ni ikihugu? reka ibyinshi, ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima. rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima. niyo benshi baba bakora ibyiza, ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi, bya byiza ntiba bikigaragara. ni nko gufata amazi, ikirahure cy'amazi ugashyiramo bikaramu ink, bashyiramo ink, ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yari ari meza ukayabura. ibyo rero dukwiye kubyirinda. naho hari benshi hano
njya mpura nabo even bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura muri mu koranabuhanga muri za IT ikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya kwikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse bareba hari amategeko ntabwo twagira dutya tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa ahubwo amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo yes sir igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni ahubwo ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigeraho bigera n'abo amategeko tubabwira ngo ariko ibi n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku nzitizi bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora aricyo bifuza kuvuga abanyabaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutira. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye, it's true, innovation is very important. Ni ukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi nk'uko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute mugire ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba murumva ikintu haboneka ikintu kikurangiriza ubukene mu cyumweru wowe ukavuga utari kugenda ashaka umwaka ubwo se waba uri mu ntoki rwose gukorana
umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Mujye mwihuta, muwe wepesi. Mwihute. Igihe utafite guhagarika cyo gutangira, wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego. Ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what for it.